Kuva mu mwaka wa 2014 urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC Rwanda Media Commission ruhawe ububasha bwo gutanga amakarita y'itangazamakuru ayo rwatanze kuva icyo gihe afite manda y'imyaka 3. Amenshi ararangirana n'uyu mwaka andi azarangira mu mwaka utaha. Uretse kuba nta karita yateshejwe agaciro, uru rwego ngo rwasanze ikarita idakwiye kumara imyaka 3 yose. Ariyo mpamvu mu ntangiriro z'uyu mwaka rwavuze ko ikarita nshya igomba gutangwa kuva ubu izajya imara umwaka umwe gusa, nk'uko bisobanurwa na RoyalTV umuyobozi wa RMC. Mwaka nurangira umva ugikeneye gukora mu itangazamakuru ugaruke bishyirundu 20 tuguhe ikarita. Nuko ibintu bimeze, nuko ibintu twabiganiriyeho tubyemeranywaho, hanyuma dutangira kuvuga tuti ntabwo tugiye kuvuga ngo abari bazifite turazihagaritse, ahubwo kuko twabonaga nanone izo bafite zirimo kurangirana n'uyu mwaka izindi n'umwaka utaha, turavuga ngo okay, reka duhere kubaza bashya binjira mu mwuga, basaba kwinjira mu mwuga, basabirwa kwinjira mu mwuga n'ibitangazamakuru. Abo ngabo baje nyuma y'iki cyemezo tuzajya tubaha ikarita y'umwaka umwe. Noneho n'ufite ikarita yafashe mu myaka itambutse icyuye igihe nawe yinjire muri iyo systeme buhoro buhoro. Umunyamakuru wajya gufata ikarita izamara imyaka 3 yishuraga amafaranga 20,020. None nuzajya ajya gufata iyi nshyashya igomba kuzajya imara umwaka umwe ngo agomba kwishyura 20,020. Harabibaze niba uru rwego rutaba rwarashyizeho iyi karita buri mwaka kugira ngo aya mafaranga yiyongere, ariko kubwa RMC ngo sibyo. Amafaranga 20,020 ngo siyo yarebweho cyane nubwo nayakenewe, ariko umwaka ngo niwo woroshye ngo umunyamakuru azaje abasha gukurikiranwa kurusha ko imyaka 3 yose yashiraga umunyamakuru yibanira n'ikarita yaba akora cyangwa atanakora. RoyalTV. Icy'amafaranga twakivuzeho tunifuza ko umunyamakuru yagira uruhare rwe mu mikorere y'urwego umunsi ku wundi, ariko turavuga ngo ikarita reka twe kuyigurisha, reka turekere igiciro bari bamenyereye, ariko tugabanye igihe icyo giciro cyari kiri. Hari ibitekerezo byinshi, hari n'abatubwiraga bati mu zindi ngaga usanga kwiyandikisha bya buri mwaka umusanzu yiswe umusanzu ugera mu bihumbi binarenze 100, 200, 300. Ubwo rero tugize n'umugisha n'amafaranga tukayabona, ntabwo twayanga kuko turayakeneye, ariko si cyo twarebyeho cyane twarebye ku kintu cyo kuvuga ngo reka buri mwaka tujye dukora urutonde rw'abanyamakuru bafite ibyangombwa byuzuye, bafite amakarita buri mwaka kuruta guha umuntu ikarita, kuko nanagaruka gusaba indi karita nshya mu by'ukuri, kuko n'amakuru natwe ntituyabura. Hari n'uwo wavuga uti ese muri uyu mwaka wose umaranye ikarita niki waproduije iki? Uru rwego rusaba abanyamakuru gukoresha amakarita atararangije igihe, kuko uzajya yikoresha yararangije igihe ngo azajya afatwa nk'uwishe amategeko, mu gihe ari we wa mbere ugomba kubibahiriza niba asaba abandi kubibahiriza. Ni byiza ko bazajya basoma bakareba niba ikarita yararengeje igihe uwo muntu ari muri illegalite. Icyo nacyo abantu bakwiye kukimenya kugira ngo turebe uko tuzana ibyo benshi cyangwa bamwe mu banyamakuru barimo gusaba, bavuga bati turashaka gukora umwuga ariko turashaka ko abantu bawukora muri gahunda discipline, amategeko tuyubahirize, kuko dusaba n'abandi kubahiriza amategeko. Nitwe rero natwe tugomba kubahiriza duhere no kuyacu. Kugeza ubu ni umubare muto cyane w'abamaze gufata amakarita mashya, kuko batarenze 6 mu basaga 150 bigaragara ko izi karita zabo zizarangira uyu mwaka, ndetse zimwe zamaze no kurangira. Mu Rwanda harabarurwa abanyamakuru basaga 700 bazwi n'uru rwego rwa RMC rwanahaye amakarita amwe amaze imyaka 3. Kuba umunyamakuru yasabwa kwishyura 20,020 ku ikarita azakoresha umwaka wose akabibura, uru rwego ruvuga ko ngo nicyo yaba agiye gukoresha iyo karita cyaba nta kamaro kanini kizamugirira mu gihe kitamufasha kubona amafaranga 20,020 yonyine mu mwaka wose. Niba izi karita zombi ziri gukoreshwa, ikigaragara nuko mu mwaka utaha wa 2018 nta karita irengeje umwaka izaba ikigaragara. RoyalTV.